Intangiriro igice cya 47. Nuko Yozefu aragenda abwira umwami ati data n'abavandimwe banjye bavuye muri Kanani bazana n'imikumbi n'amashyo n'ibyo batunze byose, none bari mu ntara ya Gosheni. Yari yajyanye na bene se 5 abereka umwami. Umwami arababaza ati umwuga wanyu ni uwuhe? Baramusubiza bati twebwe abagaragu bawe turaborozi kandi tubikomora kuri ba sogokuruza. Twasuhukiye muri iki gihugu kuko iwacu muri Kanani hateye inzara ikomeye, amatungo yacu akabura urwuri. None nyagasani, turagusaba kwiturira mu ntara ya Gosheni. Nuko umwami abwira Yozefu ati so n'abavandimwe bawe baje bagusanga. Mu gihugu cya Misiri cyose ntawe ugukoma imbere, ubatuza aho ushaka cyangwa ubarekere mu ntara ya Gosheni. Kandi niba muri bo harimo aborozi b'abahanga, ubagira batahira b'amatungo yanjye. Yozefu azana se Yakobo amwereka umwami, nuko Yakobo asabira umwami umugisha. Umwami aramubaza ati umaze imyaka ingahe? Yakobo aramusubiza ati maze imyaka 130 kuri iyi si ndi umugenzi. Iyo myaka yambereye mibi kandi ni mike kuko itageze kuri ba sokuruza bamaraga. Yakobo arongera asabira umwami umugisha, nuko aragenda. Yozefu atuza se n'abavandimwe be mu Misiri hafi y'umujyi wa Ramesesi, abaha inzuri nziza ho gakondo nk'uko umwami yari yabitegetse. Yozefu agena ibizatunga se n'abavandimwe be akurikije abari muri buri rugo. Ingaruka y'inzara mu Misiri. Inzara yakomeje kuyogoza ibihugu, maze ibyo kurya birabura ahantu hose, bituma abanyamisiri n'abanyakanani basonza bahinduka ingarisi. Bazana ifeza zabo zose kugura ingano, Yozefu arazikoranya azohereza mu bubiko bw'umwami wa Misiri. Ifeza zimaze gushira mu Misiri no muri Kanani, abanyamisiri bose basanga Yozefu baramwinginga bati dufungurire dore inzara iratwishe kandi nta feza tugifite. Yozefu arabasubiza ati niba nta feza mugifite, nimunzanire amatungo yanyu aba ari yo mugura ibyo kurya. Nuko bazanira Yozefu n'intama n'inka n'amafarasi n'indogobe, mbese amatungo yabo yose, maze abaha ibyo kurya uwo mwaka wose. Umwaka ukurikiyeho basubira kwa Yozefu baramubwira bati databuja urabizi neza ko nta feza tukigira kandi ko amatungo yacu yose yabaye umwami. None rero databuja, nta kindi dusigaranye twatanga uretse amaboko n'amasambu yacu. Kuki twakugwa mu maso amasambu yacu akabura gihinga? Tugurane n'amasambu yacu tubinkorera agahato z'umwami, ariko uduhe ibyo kurya kugira ngo tubeho. Uduhe n'imbuto duhinge kugira ngo imirima ye kuba imyirari. Nuko Yozefu agurira umwami ubutaka bwose bwa Misiri, kuko abanyamisiri bose bagurisha amasambu yabo kubera inzara yari yabarembeje. Bityo ubutaka bwose bwo mu Misiri bubwa umwami, naho abaturage bo mu gihugu cyose cya Misiri bimurirwa mu migi. Nyamara Yozefu ntiyaguze amasambu y'abatambyi, kuko batungwaga n'ibivuye ibwami. Niyo mpamvu batashonje ngo bagurisha amasambu yabo. Yozefu abwira abaturage ati kuva mumenye ko nabaguze, mwebwe n'amasambu yanyu mubaye ab'umwami. Ngizi imbuto mujye guhinga, ariko 1/5 cy'umusaruro kizaya kibi cy'umwami, naho imigabane n'isigaye muzakuramo imbuto n'ibyo mutungisha ingo zanyu. Baramusubiza bati databuja uradukijije. Ubwo tubaye inkorera agahato z'umwami, uzakomeza utugirire neza. Nuko Yozefu ashyiraho itegeko rigenga ubutaka mu Misiri, rivuga ko 1/5 cy'umusaruro ari icy'umwami. Abatambyi bonyine nibo bataribwa n'iryo tegeko, kuko ubutaka bwabo butari ubw'umwami. Iryo tegeko riracyakurikizwa kugeza n'ubu. Yakobo asaba guhambwa muri Kanani. Abisirayeli batura mu Misiri mu ntara ya Gosheni, barahatungira kandi barahororokera cyane. Yakobo yamaze imyaka 17 mu Misiri. Imyaka yose yabayeho ni 147. Igihe cye cyo gupfa cyegereje, Yakobo atumiza Yozefu aramubwira ati mwana wanjye ungirire neza ntumpemukire, wumve icyo ngusaba. Ntuzampambe mu Misiri kandi ubindahire ushize ikiganza munsi y'ikibero cyanjye. Nimara gutabaruka uzanshyingure muri Kanani hamwe n'ababyeyi banjye. Yozefu aramusubiza ati nzabigenza uko ubyifuza. Yakobo aramubwira ati ngaho ndahira. Yozefu ararahira. Nuko Yakobo
apfukama ku buriri asingiza Imana.